no mu buzima kandi busanzwe utihanganye kwihangana watubwiye neza na Kristo ikintu cyamushoboje nuko yihanganye. Satani ari kumwereka imigati akagira gute iyo ataba kwihangana yarashonje yari kwirira cyangwa kanayihindura yumva yiyemera kamwereke koko kabishoboye kwihindura ariko yarihanganye yacumuye. Yego kwihangana rero ni intwari ikomeye cyane. Kwihangana ugasenga kubaho Uwiteka ugakiranuka ikintu cyose ukavuga uti mwami Yesu. Mbaye kaze na karibu kuri Delphines TV nka buri munsi. Ni ngiye Mutesi nk'ibisanzwe musanzwe muzi. Mboneyeho no kubashimira n'ukuri Imana ibaha umugisha bakunze ba Delphines TV. Mbasabiye umugisha mbikuye ku mutima. Inkunga yanyu ni inkunga ikomeye, inkunga muduha. Iyo ngiyo nkareba n'ukuri nkabona abasabu bagiyeho, nkabona comment, nkabona like, ndanezererwa mu mutima maze nkongera nkabwira Imana ngo ubaha umugisha kuko ni wowe bakoresha n'ubundi ijambo ry'Imana rikagera kure. Ndabashimiye rero mbikuye ku mutima n'abatari babikora kandi n'uri namwe muzabikore. Ni ibintu byoroshye. Nugukandaho gusa ugakanda kukazogera maze ukajya ukomeza ukikurikiranira ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha rero nawe utari wabikora uzabikora ndabyizeye. Rero uyu munsi nagarutse nk'ibisanzwe. Noneho ndabakunda. Mana yanjye kugira ngo umuntu abyemere ko mbakunda. Nabazaniye umubyeyi mwiza wubaha Imana. Umubyeyi witwa Mama Moyize umva yanga icyaha n'igisa nacyo. Akunda Imana. Ni umuvugabutumwa. Ni umuririmbyi. Hari n'abantu bakunda kureba indirimbo zanjye kenshi abarimo muramubona. Noneho rero yaje no ku ijambo ry'Imana. Delphines TV arabakunda kandi natwe turamukunda. Kandi ntabwo aje umunsi gusa n'ubundi azajya horaza akomeze adusangiza ijambo ry'Imana muri inzira turimo dufatikanyije. Reka rero muhe karibu maze abakire anabibwire bihagije. Ndakwakire Mama Moyi. Murakoze. Yesu ashimwe. Turagukunda. Nanjye ndabakunda. Yego. Nitwa Mama Moyize. Amazina asanzwe y'ababyeyi banyise ni nka Violette. Ndi umumama ushima Imana. Nishimiye kuza kuri channel ya Mutesi. Delphines Mutesi. Ndabakunda, ndamukunda n'inshuti yanjye kuva twamenyana mu by'agakiza. Yabaye inshuti yanjye kugera uyu munsi. Imana iguha umugisha nanjye ndagukunda n'ukuri. Ngaho rero dufashe dusengere iki kiganiro tugiye kujyamo iri teraniro ry'Imana kugira ngo umwuka wera atuyobore. Imana iguha umugisha. Uwiteka Mana y'imbaraga nyinshi, Mana y'ubutware n'ubushobozi, tugushize hejuru. Turavuze ngo niwe wenyine ukwiriye, niwe wenyine ukwiye guhimbazwa, niwe wenyine ukwiye gupfukamirwa. Icyubahiro kibi cyawe aka kanya duhamagaye ubwami bwawe ngo buze ubane natwe, ubane n'abari kurikira iki kiganiro mwami. Ijambo ryawe rigira icyo ribamarira mu mitima yabo, ribahumurize, ribafashe, ryomore inguma zose kuko ari nta handi twabonera ihumure uretse mu ijambo ryawe. Bana natwe akanya kose tugiye kumara, ubane natwe, tugire neza mwuka wera ari uganza, ari wowe ukora, twe ntacyo dushoboye, ni wowe ushoboye kandi wowe uzi imitima y'ubwoko bwawe. Byose tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Mama Moyi. Rero ndabizi gutekereza kuvuga ngo uje kudusura kuri Delphines TV. Byanga bikunda hari ikintu Imana yaguhaye waje kutugaburira kuko hano kuri Delphines TV turashonje. Dukeneye ibiryo by'umwuka. Amen. Nimvuga iby'umwuka nimunyumve nabi, n'iby'umubiri turabikeneye ariko cyane dufite iby'umwuka. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo dufite Kristo n'ibindi byose tuzabyongererwa. Kumugira rero nicyo cyambere kandi n'iby'agaciro no kuba twitwa abana b'Imana byonyine. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo ijambo Imana yaguhaye mwuka wera kuyobore, uganirize Delphines TV, wisanzure. Ni mu rugo. Delphines TV ni urugo rw'abizera Imana, rw'abayubaha. Nta kindi kivugirwaho, ni ijambo ry'Imana. Mbese wisanzure nk'umukozi w'Imana. Ni karibu rero kuri Delphines TV. Amena. Nishimiye kubana namwe no gusangira ijambo ry'Imana.
nta kindi twasigarijwe uretse kukwiza ubutumwa, ibyo ngo twamenye tukabimenyesha n'abandi. amen. Rero tujya gusoma muri Luka igice cya 22 umurongo wa 40. Luka igice cya 22 umurongo wa 40 twahageze. Reka dusome ijambo ry'Imana. Agezeyo aramubwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Amen. Amen. Aha ni Yesu yarageze cya gihe yari hafi kujya kubambwa. Yajyanye n'abigishwa be ku musozi arasenga cyane, abigishwa yajyanye nabo agasanga bisinziriye, arangije akaza akabajya akabwira ati musenge kugira mutagwa mu mosha. Iri jambo rishatse kutubwira ko nta kindi kintu cyaturinda mosha uretse gusenga, kuko na Yesu nibyo byari bimushoboje, nibyo byatumye yemera kujya ku musaraba. Rero yababwiraga ngo musenge mutajya mu mosha. Natwe igihe turi kwinjira mu isi ikomeye igoye, nta kindi cyadushoboza uretse gusenga. Ni ugusenga tugatabaza Imana. Gusenga iyo dusenga tuganira n'Imana, ukuganira n'Imana ukayibwira ibibazo byawe. Ubundi gusenga habamo ibice byinshi, ariko igice cya mbere kibamo ni ugusenga n'ukuganira n'Imana. Nkuko Yesu yavuze ngo munyikoreze amaganya yanyu yose. Iyo usenga uba uri kuyikoreza amaganya yawe. Iyo usenga uba uyibwira ibibazo. Niyo usenga uhishurirwa imigambi ya Satani. Hari ibintu bivaho, hari ibintu bimwe byari bigiye kugutera, wasenga bikakurwaho. Kuko iyo udasenga uba umeze nk'umuntu uri mu mwijima. Rero abantu bose nabasaba ngo musenge igihe cyose kugira mutagwa mu moshya. Niba ufite agahinda, genda usenge ubwire Imana. Niba ufite umubabaro, niba ufite ibintu bikugoye abantu bakuvuyeho, senga Imana yo iri kumwe nawe kandi gutegeye amatwi. Ibaza ikibazo Imana, ijambo rye ratubwira ngo buri munsi ngihora iteze amatwi kugira ngo yumve nk'ibyo abana bayo basaba. Biri mu ijambo ryayo. None hibaze kuba uri umubyeyi ukagira umwana akaba yamara icyumweru atavugishije umubyeyi. Urumva ukuntu uba ufite ikibazo? Kuba waba ufite umwana akamara icyumweru atavugisha umubyeyi, wakwibaza kandi azi kuvuga. N'Imana ngihora idukeneye ko dusenga, ko tuyibwira ibyatugoye, ibyaturuhije. Ayo marira yawe yabwira Imana. Ako gahinda kawe kabwira Imana. Ibwo bukene bwawe bubwira Imana kugira ngo utagwa mu moshi, kuko nta yandi bizagufasha. Kuko iyo wamaze kubwira Imana uba umeze nk'aho wari ufashe wa mutwaro ukuremereye, ukagira undi uwuhereza, ukicara wowe utegereje igisubizo. Ariko iyo udasenga urigunga bikakuviramo no kuba wakwiyahura, kuko biba bikureho kandi utabifitiye ubushobozi. Rero ngo dusenge iteka kugira tutagwa mu moshi. Ikindi kintu cya kabiri tugomba kugendera turagisanga muri buradusomera Zaburi 119 Zaburi 119 umurongo w'105. Zaburi 119 n'umurongo w'105. 119 ku murongo waho wa 5. 105 umurongo. Yego. Haratubwira Kanze impagere. Yego, hadusomere. Ku 105. Yego. Zaburi 119 ku murongo waho w'105. Kadusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Ni umucyo umurikira inzira yanjye. Amena. Imana ishimwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Nitumara kumenya gusenga none twige n'ijambo ry'Imana. Iyo turifite ijambo ry'Imana niryo ritumurikira. Hano Zaburi atubwiye ngo ijambo ryawe ngo nitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Kuko uri mu mwijima arasitara. Uri mu mwijima wagwa no mu cyobo. Uri mu mwijima aragenda akajya hatagomba kujya. Niyo mpamvu tugomba no kugira ijambo ry'Imana. Icyambere cyatubwiye gusenga. Ubudasiba kugira tutagwa mu moshi. Nyuma yo gusenga tukongeraho gusoma ijambo ry'Imana. Yesu igihe yajyaga kunesha
Satani igihe yamusangaga mu butayu nta kindi yamunesheje ni ijambo ry'Imana. Yamutsindishije ijambo ry'Imana, ntabwo yasenze. Ko kiragiye hari igihe tugeramo kitasaba gusenga ahubwo gisaba gukoresha ijambo. Yaramubwiraga ngo handitswe ngo, akamubwira ngo hindura aya mabuye umutsima, kandi ko icyo gihe Yesu yari ashonje, yari akeneye kurya, ariko yaba atarafite ijambo yari kuhatsindirwa ari ahantu. Aramubwira ngo genda ngo undamye, ibi byose byo mu isi narabigabanya. Aramubwira ngo handitswe ngo uzaramye Uwiteka Imana yawe gusa. Bivuze ngo tukwiye kugira ijambo ngo dusubiza iyi si turimo, ukayabwira isi ngo n'ikibazo nubwo bimeze nabi, nubwo bikomeye, nubwo bitari kwemera, ejo nzi kari heza. Ukongera ukabwira ijambo ryawe ufite, ukabwira ikibazo ukakibwira ngo nubwo mbona nta nzira, Imana yanjye yo nzi ko ifite inzira. Ukizera ibyo nyibi, kuko udafite ijambo ugasenga gusa nabwo wayoba. Bisaba ngo tugire ijambo ry'Imana ridushoboze, kuko abantu benshi usanga bazi gusenga ariko akabura ijambo. Iyo abuze ijambo, uwahuye nawe wese yanamutuburira, uwahuye nawe wese yamujyana. Niyo mpamvu ujya kumva ingo zisenyuka ngo umuhanuzi yambwiye ngo uriya mugabo si uwawe, umuntu umubyaranye 5 ngo uriya mugabo si uwawe. Gute urumva urwo rugo nubwo yaba atari uwawe, Imana ishobora kurema uburyo abo uwawe, kuko byararangiye. Abana 5 gute urabatandukanya na se? Gute wowe ubyumva gute? Kuko iyo abatari uwawe Imana yarabagize n'ingumba biturutse ku bushake bwayo. Ugasanga mutandukanye mutarabyaranye kuko ukebona ko biri mu bushake bw'Imana. Rero niyo mpamvu dukwiye kugira n'ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe, kuko ng'ijambo niryo tuzabasha kujya tuzimisha imyambi ya Satani yakumurira. Ikindi cya gatatu dukwiye kugira ngo ni ukwicisha bugufi. Tubisanga muri Petero wa mbere gice cya 5 n'umurongo wa 6. Ngo tugomba ngo guca bugufi turi munsi ya kwa kuboko kw'Imana, kubera ko iyo udaca bugufi umuntu wose w'Imana bagomba guca bugufi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tugere wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yesu yaje avuye mu ijuru, yari afite ububasha bwo gutegeka. Yabwiraga imuraba ngo tuza gusa bigatuza, yagenderaga hejuru y'amazi, yasangaga abarobyi bananiwe kubona ifi uwo mwanya bakaro. Yari afite ububasha bwinshi bwo kumutera no kwishira hejuru, ariko yaciye bugufa abana n'aboroheje bakamuciraho akabyemera. Bibiliya rero atubwira ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Niba turi abantu b'Imana, tugire wa mutima. N'aba badukurikiye, ukuri kose gica bugufi, icyo wabura icyo cyose ugendere munsi y'ukuboko kw'Imana, usenge, usome ijambo. Nurangiza ugiye guca bugufi, Imana izabana nawe. Mu bibazo byawe wiringira Imana, mu bikugoye usenge ubwira Imana, usome ijambo uzajya uhoramo n'iriguhumuriza. Hari igihe uzajya avuga ngo ntabaza no gutabara, bakagera hano ngo nzakujya imbere ataringaniye haringaniye. Nuhura n'ikibazo by'Imana ngo ngaho Mana ngenda imbere, aha nta nzira mfite, ariko nungenda imbere ntabwo ndayo, nungenda imbere ntabwo ndagonga igikuta, inzira izaboneka. Rero ndabakunda uko mwumva ijambo ry'Imana, murushaho gusoma kandi musengesha umwuka iteka. Ibibagoye byose mubyikoreza Imana, ni inshingano zayo. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane mama Moyi, Imana iguha umugisha. N'ukuri ndafashijwe. Ijambo ry'Imana ni ryiza, urarivuze ahubwo Mana we nkumva ni nkari nge uri kubwira pe, kandi koko ninge wabwiraga. Buriya abatubwira ariko nawe yibwira. Ibintu by'Imana nta muhanga ubamo, nta musuku ubamo. Kuba ufite Kristo nicyo cyonyine gihagije. Kandi ijambo ry'Imana riratubwiye neza ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye. Reka rero ijambo ry'Imana ribe itabaza ry'ibirenge byawe, itabaza ry'ibirenge byanjye. Reka mbese ijambo ry'Imana ari ryo rituyobora, umwuka wera atuyobore. Kuva mu byaha nibwo bwenge, sibyo? Nukuri kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwo nyine uvuye mu byaha uri umunyabwenge, ntabwo uba ukirinjije. Reka rero twubahe Imana, dukomeza twumva ijambo ryayo kandi tugerageza gukiranuka mwa bantu mwe. Dore bugiye gucya, kandi ngo aho umuntu n'ubu ngubu, ahacu n'aka kanya. Ibiri imbere ntabyo tuzi, ariko hashizeho turahazi. Ariko aho dufite ubu ngubu n'aka kanya.
kandi umuntu aho azajya niwe uhategura. Reka rero tujya dukiranuka buri saha uko bwije n'uko bukeye, dutegereje umunsi n'isaha. Kristo yaza nonaha, kuko nawe yaravuze ngo ntazi umunsi n'isanga azaza nk'umujura. Umujura yagiye kugutera aragutungura ntumenye iyo avuye. Kristo kandi nawe ataje n'aka kanya urupfu rwaza. Igare ryakugonga, wasohoka hanze wanasitara hano ugapfa, wajya koga muri dushe ugapfa. Icyakuhitana birahari, ni byinshi byaduhitana. Ibi twasamiye ni byinshi, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo reka ngo ari ryo ritubera itabaza, rimurikira ibirenge byacu. Nta rindi rero, nta yindi password ni ukubaha Imana, ni ugusoma ijambo ryayo, nibwo buhanuzi butavangiye. N'umuhanuzi nubwo buriya tuvuga rega ngo batubeshye ngo tuvangiriwe cyangwa nibiki, natwe ubwacu tuba twaravangiwe, kuko ntago umuhanuzi yaza kukuvangirwaho wowe urimo neza ngo ntubimenye. Niyo wa mwuka ukurimo rero ukuvangirwa, ni ukonegita na wa mwuka umurimo, maze mukavangirirwa hamwe, mwarangiza mukitana ba mwana. None se koko wambwira gute ngo umuntu yakubwiye ngo ntago umuntu mukwiranye? Ubundi se mwakwirana gute? Afite aho yavutse nawe ufite aho wavuye, ufite ibyo yakuriyemo nawe ufite ibyo wakuriyemo. Ni mwebwe ahubwo mugomba kwihuza. Nimba uzanye umugore wawe kugira ngo azabe umufasha ugukwiriye, ni wowe ugomba kumukora nk'uko umushaka kugira ngo agukwire. Ujya mu isoko ukagura ibitambaro byo kudodesha, uwaguze iki gitenge cyawe mama muyi, umaze kukigura ukijyana ku mutayeri, agupimamo ikanzu, arayigukwiza umutayeri. Ni ukuvuga ngo cyahitanye nk'uko wakiguze ntabwo ari kucyambara nk'uko wakizanye cyangwa cyose, afite ibyo yataye. Arakata ahubwo buri mutayeri agukateye n'umwenda uhari, wanababara awukubitamo imakasi atitaye ngo ukiguze 40, 50, 20, akagishwanyagura ubuntu bugiye busumbanye busongoye utamenye, ariko akabudesigninga akakigukwiza. N'umutware rero, umutware wawe kugira ngo umutware ugukwiriye, afite aho yavuye kanarange nawe ufite aho wavuye, ni wowe uramwikwiza. Ni wowe ugomba kumudoda ukamwiringanizaho, akaba umufasha ugukwiriye, akaba umutwaro ugukwiriye, kuko aho yavuye naho wavuye biratandukanye. Rero ibyo ngibyo bifashwamo nande? N'Umwami Yesu na Mwuka Wera. Niwe ugufasha ukihangana. Ejo bundi nigeze kumva ikiganiro Tsindagira yakoze n'umudamu, arimo kuvuga ati umudamu wanjye ikintu mukundira, cameraman ari kumaza tumukundira iki, ati n'ukwihangana. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Kwihangana bituma umutware wawe aba umutwaro ugukwiriye. Kwihangana bituma umufasha wawe umufasha ugukwiriye, kuko ni wowe umudesigninga akagukwiriye. No mu buzima kandi busanzwe utihanganye, kwihangana watubwiye neza na Kristo ikintu cyamushoboje nuko yihanganye. Satani ari kumwereka imigati akagira gute? Iyo ataba kwihangana yarashonje yari kwirira, cyangwa kanayihindura yumva yiyemera, kamwereke koko kabishoboye kwihindura, ariko yarihanganye yacumuye. Yego. Kwihangana rero ni intwari ikomeye cyane. Kwihangana ugasenga, kubaho Uwiteka, ugakiranuka ikintu cyose, ukavuga uti Mwami Yesu. Ubundi buri izina rya Yesu ndarikunda cyane. Izina rya Yesu rirasatura, rirarimbura, niko navuga, rinyeganyeza imisozi. Ni izina rya Yesu. Muri na minsi mama yize muzajye mwitonda, abantu bavuga Imana, umuntu akavuga Imana akayivuga nk'incuro 400. Ariko mu by'ukuri Imana ziharaka kanya ni nyinshi cyane. Buriya Imana iderekejwe n'izina rya Yesu, mujye muyitinya cyane, kubera kuko abantu benshi basenga ibigirwamana. Twebwe tubyita ibigirwamana kuko tubibona, ariko wa muntu ugisenga wakita Imana, Imana ye akita Imana ye. Nawe rero ashobora kuzanga agateve ati Imana irakomeye, nawe utamera utawubwa Imana yawe niyo yanjye. Reka da, Imana ari kuvuga ntabwo tuyizi, ariko
Imana data wa twese ise w'umwami wacu Yesu Kristo, uwo nguwo niwe tuvuga tukamuhamya. Kristo niwe waducunguje amaraso ye, aduhuza na data wa twese, turababarirwa, atugira baragwana n'ubugingo. Amen, amen. Yesu ashimwe. Ni ukuri, reka tuvuge Imana kandi duhamye Imana. Imana iguha umugisha cyane, ni ukuri. Uyu munsi rero wadusiye kuri Delphines TV, uri inshuti yanjye bisanzwe. Ariko pe kuri Delphines TV ndabizi turagukunda, n'abantu bari bukumva baragukunda, yaba ari abo mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ari abo hanze, twese tuba turi ahanga dushonje, dutegereje kurya, dutegereje ijambo ry'Imana. Rero hari umuntu uri bukubona akavuga turi mubyeyi nzamuhamagara, uriya mubyeyi nkeneye kumuvugisha, uriya mubyeyi mbese mu buzima busanzwe, nagusaba kuduha inemero. Ariko mbere yuko uduha inemero, ejo bundi twari twahuye, urambwira ati sha ndakubaza suvuye, uri kumwe n'umwana, urambwira ati ntago yari asubira ku ishuri, ufite ikibazo, byarakemutse? Ntabwo birakemuka, Imana izabikora, nenda cyategereje. Yego. Kandi ni ukuri mama muyu uzatabarwa, kandi ujye usenga Imana. Nubwo usenga ndabizi ko usenga, ariko gusenga ni uguhozaho, ni uguhora imbere y'Imana. Yesu ni wese w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi, aruhura abarushye n'abaremerewe, abarira arabahoza. Ni ukuri nta kijya kimunanira. Kristo ndamuzi kandi ndamwizeye. Kandi ni ukuri burya ngo naho waba uri mu bibazo bingana gute, ngo iyo agiye kubiguha ikintu umukundire, ngarabanza akabipima, ngakabishyira ku munzani, ngakareba kuko ubishoboye, ngo maze yabona kubishoboye ngakemera ukabyikorera. Kubikwikoreza rero nta kindi, ni ishuri, nagaruka kwanga, ahubwo ngo abari kukwigisha ngo arimo kugukomeza. Byanga bikunda ari cyabari kugutegurira imbere. Ngewe narabibonye pe, nigeze guca mu gihe gikomeye cyane kitari kinyoroheye, ariko icyo gihe yavatise Imana biranyumva, narasenze, nirije ubusa, nazamutse imisozi, nagiye mu butayu, nagiye mu buvumo, ariko Imana kubera iki byanjye bitarangira. Reka da nagisabe yari yagera, igiye kubiguha rero bikusanya gutya igaterura ikaguhesha amaboko yayo abiri, kandi nk'umugisha w'Imana nta mubabaro ubamo. Rero tujye twizera, tukomeze tunasenga, tunayibutsa, tuyihora imbere, tuyibwira ati Imana ni wowe ushobora byose, dore n'uyu munsi naje ni gutyo. Tuyihere nimero maze udusengera Imana dutandukane, kandi Imana iguha umugisha. Amen. Uwiteka Nyiringabo, turagushimye, turaguhimbaje, nkweretse abantu bakurikira iki kiganiro Mwami w'abami ngo bagire neza. Hari abananiwe, hari abataramenya no gusenga, amaganya yabo bayihereranye, ariko isaha bacyumva iki kiganiro rekubaho imbaraga zo kukwereka Mwami ibibazo byabo. Waravuze ngo dusenge ubudasiba kugira tutagwa mu moshya. Ndabasengeye cyane aho bari hose ngo bagirire neza, abarira ubahoza amarira, abafite inzara, abafite amasezerano yatinze gusohora, bihebye, abo bose bagenderera ubabera igisubizo. Buri wese umucira inzira Mwami w'abami, kuko waravuze guzaringaniza hataringaniye. Mwami w'abami, bahe wa mutima wari muri Kristo Yesu wo kwihangana no kunesha no gutegereza, kugira ngo Mwami w'abami ibyo wababwiye bashe gusohora. Reka buri mwe wese ufite agahinda, niyo wavuze ngo tukwikoreza amaganya yacu yose, kuko wita kuri twe. Iyi si yose ni iyawe, abantu bose nabawe. Gera kuri buri mwe wese uzumva iki kiganiro aruhuka umutima, kandi ijambo ryawe rijye ribayobora, ribabera itabaza, aho bari bihebye bagiye kwiyahura, bagiye bongera bagaruke bumve ko ubakunda kandi uri mu ruhande rwabo. Ngaho bana natwe, tugirire neza kandi ukomeze kuba mu ruhande rwacu. Bwami bwe bane natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nimero yanjye ntabwo nayibahaye. Yego. 0781 450 186. 0781 450 186. Imana ibahe umugisha. Amen.